Aro. Igihe nagusigiye wose ntabwo byari byashya. Kibwawe abandi turabyukira mu kazi nacyo kiraho ngaho nibwo kibyutse bamushenje. Urabona uyu munsi turi bubwire sha bireka mwana esundi babyutse ryari shajya uvana imiteta muri uru Rwanda rwa Kagame kuryamira biracyakenewe. usa neza da Dore ibyo bintu ugiye kwambara uri umuntu mukuru, umuntu ugeze segonderi yambara ibyo bintu bisa gutyo. Sundi sinakubwiye ujye kungura imyenda ukanga umva mbwira ibyunguka mwana. Intesho umutwe ntago ndi sosha. Umva nyine turateka ikise ko numva twotse imyumbati se basi cyaduhe. Ndavuze ngo shyira aha ngaha. Dukora iki se basi ko numva cone? Umva se. Nta kintu ndakora ariko ndashonje. Genda ufate bya bigoro ubu byotsa ndasoza gusekura nawe usoje. Gira vuba vuba. Harya nibingana. Wisakuriza mwana iruka. Umupira wanje. Genda mwana. Sha braza ntago nyira man. Akibi bintu. Igihe umaze ntabwo uramenya gucana umuriro wahenewe. Ubundi inzara itisha umuntu we. Buretse mbanza ncunga. Ubundi bazaguze gaze tukajya tukokesha ibigori. Byagurumanye we. Biragurumanye. Umva se. Ngwino nawe ugutwike wa musenzi. Genda uhindure. Ntago birashya. Ugeraho nyine ndaje. Uzi ko uyu munsi ubugari turaburisha ibigori. Icyeresha amataraza. Ariko ino hene tuzayibaga ryari? Bivugire ne wa mushanzi uzi ko yenda kubya. Uzi ko yenda kubya amakarita. Umupira wanje nari utameshe none naringiye kujya tubanza Ndacya mwana ko mbona uri muri itsimba Ndacya wikitsimba mani Wagarutse kandi ko mtundi twatsi ndasanze banguka Nuko nakijijwe wakabaye usanze maze ikintu. Urabizi Ndacya? Urabizi? Baraguhamagaye je numva umuntu kuguhamagara. Amamagariye. Iruka telefone dore mu nzoro kuguhamagara ariko. Utayi ndabizi kirasho ciza nano kitabire hano. Nuyizane itabira nkabyumva yambwiye ko ari amabanga. Ubwo kigiye. Ngiye kubijya. Aro. Ni wowe se turi kuvugana? Ako mushenji we igihe nagusigiye wose ntabwo byari byashya. Ubundi ntabwo byari byashya.
bishoboka kandi abantu bari kuvugira hanze. Kote vuba mwana batagira. Nazo. Iki kigori wanze. Umbas. Urama. Nago nabyemera. Oya ngo nje kano gahiye neza. Gakonga. Kano bita ndi umunyarwanda. Umva mubwire fayi iki kintu nshaka ni kimwe nijya ngo tujye kuvumba kwa Ndacya numvisha bageje iki ibigori. Umva niba bejeje mbere Umbas. Tujye kubitsira. Katubitsira. Tugende tubirye gahunda ni ngiyi. turabirya. Byabyagikora biba byihaye na karibu. Mumeze mute Sanny? Tumeze neza. Mwaramutse. Buretse Ndacya. Bahisekuru. Ubundi abantu nk'aba ngaba baje no masaha ugomba kubahisekuru. Iki nicyo mukakirije mwamabyina. Ba boss. Atsera se kurasha. Aho mugiye kuduhindura abakozi banyu mana. Yesu uje kumara iki wakaje. Nese sinje umujyi cyaje kwasura muramukoresha mwebwe. N'abakitsi ba mu gitondo dukeneye. Umushyitsi araza mukamwirukana nasoni. Rero nta n'ibisambo bya mu gitondo. Muduhe ibigori nawe. Gasani urimo satani niba ari ukomeze dore umugome pe. Mwase muduhe ikigori turye basi nawe. Ndacya. Basani bahefone mani babareba filime. Ako nabo tuje kuvuma nabo tuje kuvuma. Wewe Sanny. Aya ni amataji mani ahubwo tubareke tujye kuba twikorera gasiporo. Ntacyo sha. Aba bantu bo muri uru rugo nawe uko bateye nawe. Ubona bikandagiramo asesani ubwo bugome wabwigiye. Sakura nsangira wana pe. Yansize ikintu kiri ku. Nta kundi twakira imana. Ako rero ni kumva utuntu tumu ibigori bihumura kandi bagiye batakwa babitsinda. Nakoze ko ari byo kubyumva. Gahunda ni iyihe? Byo kubirya tubishaka. Saa cyaba kirimo da. Ndabirya nta kubibabarira. Bya bishenzi byanagiye ma. Byanasekuye sibyo navugaga. Byanasekuye we. Koje gusa. Ariko tubihaye akazi. Umva se. Kazane bya bigori tubise. Zana tubirya. Babiriye wa mushenzi. Yebabaweee. Mbega ibigori. Umva se. Ngiye kwirukanka ngiye icyo ndafata na gitero.